Hello bakunzi ba The Image, murishimye? ndabibona ubwo muri kumwe nanjye nzi neza ko nimba mutanishimye muri bigira ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Faustine, kano kanya ndi hano kugira ngo mbaganirize kuri topic. Mubona ko nagiye kwisha mu cyumba kugira ngo hatagira umwana unyumva, kubera ko ni topic y'abantu bakuru. Niba uri umwana uri munsi y'imyaka 18, kwanza utarashaka, edayeri utarashaka, ntabwo iyi video wemerewe kuyireba. Niba utarashaka bugiye mayengo yakanya gato ko kubugiye, ko tugiye kuvugana nk'abantu bakuru. Ibintu by'abantu bakuru abana ntabwo bagomba kubireba. Uyu mwanya rero niba utarakora subscribe akaba ari bwo bwa mbere wenda uje kuri YouTube channel yacu, nukuri ntugire impungenge, kora kuri subscribe. Numara gukora kuri subscribe ukore kuri notification link cyangwa se kuri iriya nzogera, niho uri bubone video zose tugutegurira buri munsi. Murabyumva mute? Tugiye kuganira kuri topic ikomeye y'abantu bafite uko bigenza, batera akabariro. Okay. Reka mbe umuntu mukuru tuganire. Uyu mwanya tugiye kuganira ku mpamvu zishobora gutuma imibonano mpuzabitsina cyangwa se igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina kitaryohera umwe muri mwe cyangwa mwese. Kubera yuko kiriya gikorwa iyo kigenze nabi, ibintu byose bigenda nabi. Niyo mpamvu rero ku kiganiro ntacyo bitwaye, turi abantu bakuru, burya ngo ubwenge burarahurwa. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu agira ikibazo ntaryoherwe n'imibonano mpuzabitsina. Turavuga ibintu bikeya, wenda ibindi muzagenda mubinyandikira muri comment, munyibutsa ibyo nibagiwe cyangwa ibyo ntazi, wenda bigendeye kuri experience yawe. Rero njyewe icyambere nakubwira nuko ibikomere nicyo kintu cyambere na mbere gituma umuntu agira ikibazo mu mibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu yagize ibikomere bitandukanye, igikomere wenda cy'ihohoterwa, abantu bagiriwe ihohoterwa akenshi usanga bamwe muri bo bahura n'ibibazo byo kwanga imibonano mpuzabitsina, ku buryo igihe cyose ayikoze ababara cyangwa se yumva bimusubije muri bya bihe bibi yagize, noneho bigatuma uwo muntu ataryoherwa n'ibyo bintu. Rero ibingibi biba bisaba ko niba uri umuntu w'intwari ufunguka ukabibwira umuntu mubana cyangwa se umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukamubwira ko waba waragize ikibazo cy'ihohoterwa, hanyuma akagutwara gakeya, ubundi akagenda agushyira muri mood nziza, akwereka ko abantu bose atari kimwe kandi ko we ibyo akora bitandukanye n'ihohotero. Ikindi cya kabiri ni ugucana inyuma. Iyo umuntu yaguciye inyuma bigutera ibikomere cyane, bigatuma icyo kibazo cyo kumva nyine uhora utekereza ese ni njyewe wari gukorera cyangwa ari gukorera abandi muri jyewe. Ugasanga uri muribaza nyine, none se ubu ngubu kuki njyewe ari kubinkorera, ubu se nuko nkunze, cyangwa ugahora nyine unumva unakomeretse nyine, ubundi se ko n'ubundi aba yagiye hanze, njyewe n'iki nakora ngo anyurwe. Ugasanga ni ikibazo gikomeye. So rero nakubwira ngo niba waragize ikibazo cyo gucibwa inyuma, ukaba wumva byaragukomerekeje ku buryo wumva udashobora kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa ngo wumve ushimishijwe no gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo muntu, nabwo icyo ukwiriye gukora ni ukuganira nawe kugira ngo yumve yuko byagukomerekeje kugera ku rugero nawe bimugizeho ingaruka, kuko nawe biba biri kumugiraho ingaruka. Ariko uzi gukorana igikorwa cy'urukundo cyangwa cyo kwishima n'umuntu utari muri mudu cyangwa wumva atabishaka, ni ikibazo gikomeye. Ibyo rero umuntu iyo mumaze kubiganiraho mu by'ukuri akagusaba imbabazi kandi akanisubiraho, ni kimwe mu bintu bifasha ko uwo muntu agenda agaruka muri mudu gake gake. Ikindi gishobora gutuma umuntu ataryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ni stress cyangwa se umujagararo, cyangwa se ibibazo ushobora kuba ufite bigutera gutekereza, bigutera guhangayika. Ibyo ngibyo rwose igihe cyose umuntu abifite ntabwo rwose biba byoroshye ko yakwinjira muri mudu, kubera yuko icyo gihe umutima we ntabwo uba uri kuri icyo gikorwa, ntabwo uba ushyizwe kuri icyo gikorwa, ahubwo umutima we uba uri mu bindi bitekerezo byo gutekereza ngo ibi nibirakemuka gute, ibi nibiragenda gute.
tunga umubebe wanjye arize. Yeah. So rero icyo ugomba gukora muri icyo gihe ni ukubanza gukemura ibyo bibazo, cyangwa se wowe muri gukorana imibonano mpuzabitsina ukabibona ko harimo ikibazo, uba ugomba kumuganiriza, hanyuma mugafatanya gushakira hamwe ikibazo afite cyangwa impungenge afite cyangwa ibindi bintu bimutera stress, then mugakomeza igikorwa, cyangwa se wenda mukazagikomeza n'undi munsi ariko mood mbi yarangiye. Ikindi kintu cyatera umuntu kubihirwa n'imibonano mpuzabitsina ni uburyo ikorwa. Hari abantu bakora imibonano mpuzabitsina bitaye ku marangamutima yabo, cyangwa bitaye ku byo bo bakunda, ntibite ku byo uwo bari gukorana imibonano mpuzabitsina akunda. Njyewe ibi bintu nkuze kubyita nk'ihohotera cyangwa nko gufata ku ngufu. Waba ubizi cyangwa utabizi, ariko ukaba ubibona ko buri gihe hari ikibazo kiba gihari, ukwiye kubyitaho, ukamenya umuntu akwiriye kubanza akinjira muri mudu. Nicyo uri bukore ngo yinjire muri mudu. Kameme niwe uguha hint, niwe ukwereka icyo ukwiriye gukora kugira ngo anyurwe. Rero nimba ibyo bintu utabyitayeho, nimba ibyo bintu utabitekerejeho, nimba mutabivuganye, nimba atabikweretse, nimba nawe ubwawe utabimubajije, cyangwa niba utabyitayeho, abikonsidera nko gufata ku ngufu. Kubera iki? Nyine biramubirira kandi bikanamukomeretsa, bigatuma rero mu by'ukuri nta kintu muri gukora, ibyo murimo ntacyo bimaze. Ikindi kintu gishobora gutera umuntu kutaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ni uburwayi, indwara zitandukanye, ama-infection, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, wenda umwe aba yarazanye cyangwa umwe aba afite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero nabyo, uburwayi nabwo bushobora gutuma umuntu ataryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi gishobora gutuma umuntu ataryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ni ukuba atishimiye uwo bayikorana. Hari igihe umuntu rwose aba atagukunze uko byagenda kose, umva mukabana mukamarana imyaka runaka adashobora kugukunda. So rero icyo gihe iyo mubikora ntago rwose akenshi abyishimira. Ikindi ni ukuba nyine umuntu atanyurwa, urumva, ugasanga nyine ntago nyine uko ushaka ko aba we ntago ari we, ari wenda akubona ko ubyibushye, akubona ko unanutse, akubona ko udakora muvuma, akabona bimeze nyine ntago bimushimishije. Mbabare mbaza ngiye kuzana umubebe. Twagarutse rero ngiye n'umukobwa wanjye. Baby Novi, say hi. Hi Novi. Do. Gakariya ka bebe. Kanovi. Ikindi nakubwira cyatuma umuntu ataryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ni ukuba umuntu atazi kuyikora. Birashoboka kuba wenda umugabo atazi gukora imibonano mpuzabitsina, yarangiza akabihiriza umugore. Kandi ibyo bintu bitera ikibazo, kubera ko usanga nk'abagore kenshi wenda yarabikoze ari umukobwa, bahise wenda yarabibonye muri filime, hakaba hari ibintu nyine yumva ashaka ko uko byagenda, ugasanga nyine umugabo kubera ko atabizi arahingagura gusa. Sorry. Ubwo nyine hari ukuntu abikora n'ibinyura umuntu, urumva bakundana cyangwa nako babana. Sorry Novi, ntabwo ibintu wari kubyumva. So rero mu by'ukuri turetse brage, hari ukuntu nyine umuntu aba atabizi pe, tujye twemera ibintu bibaho kandi ibintu byose barabyiga. Noneho n'umugore nawe akagira ikibazo, akaba adashobora gutinyuka kumubwira ati ngiye hano ntabwo bigenda neza, ibi nibyize gutya, cyangwa se nkwigishe. Ugasanga umugore akenshi niba agiye no kwigisha umugabo atangira kwibaza ngo wabikuye he, wabibwiwe n'iki, wabimenye ute. So rero ugasanga umugore nawe arabicecetse, arimo arapfira muri nyagasani. Icyo gihe rero mureke mbabwire mw'abantu mwe, hari igihe umuntu aca inyuma umuntu kubera yuko umubiri wamunaniye,
noneho kandi akaba abona uwo babana nta kintu na kimwe abyitayeho. Ibyo ngibyo bikunze no kuba no ku bagabo, ugasanga umugore we nta kintu na kimwe azi, nta kintu na kimwe ashaka no kumenya. Abagabo bajya bakunda kubivuga nyine ngo barongora abagore babo ngo nk'ibiti, ngo ameze nk'igiti. Uzabyumva ahantu henshi ngo nyine yiryamiye nk'igiti, atamuvinga, atanyeganyega. Urumva nyine ntanyeganyega, ntumenya ko anyuzwe, ntumenya ko atanyuzwe, ntavuga, ntakoma, ntakubwira. None ugasigara wibaza, umuntu arahari cyangwa ntahari, umuntu aranyumva cyangwa ntanyumva, umuntu arambona cyangwa ntambona. Urumva? So rero ntekereza yuko ibi bintu ni igikorwa gikomeye mu mubano w'abantu, biba bisaba yuko abantu bagomba kubiganiraho, mukabiganiraho, kandi ntihazagire umuntu ujije undi cyangwa utangira kumucira urubanza ngo ibi ngibi ngo ko bikaze ngo yabyize, ngo ibi ngibi ngo ko byumvikana ngo yaba yarabimenye ate, ngo ubu uyu mugore sindaya, ngo uyu mugabo ntanca inyuma. No, ubwenge burarahurwa. Nta muntu wavutse biriya bintu azi kubikora. Abantu bose bagenda biga bigishanya, uganira n'abandi bagore, umugabo aganira n'abandi bagabo, cyangwa se wenda ukaba warakuze ubizi bireba mu mafilime, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo rero kiriya gikorwa kitagenda neza, usanga hazamo umubano muke, hazamo umubano utameze neza, bigatuma nyine abantu babana, bikazatuma n'ejo bundi umuntu aguca inyuma, kubera yuko utamubwiye, kubera yuko nawe ubwe atakubwiye ikibazo afite. Kuganira rero ni izingiro ry'ibibazo, nk'uko twabivuzeho na mbere, ni izingiro ry'ibibazo. Ikindi ni uko byagenda kose, abantu ni abantu, kandi abantu ntabwo imibiri yabo iteye kimwe. Niba ari nk'umuntu, navuga nk'abagabo, nabagira nk'inama, niba nk'umugore wawe afite nk'ikibazo cy'ibiro byinshi, why not utamuganiriza ukamubwira uti sheri wagabanyijeho ibiro bikeya, cyangwa se uba wumva ibyo biro bitakubangamiye, kuko kubwira umuntu ngo urabyibushye uragaze birakomeretsa kandi bishobora kumutera stress, noneho yashaka no kugabanya ibiro ntibikunde. So rero niba ari nk'umugabo ukabona wenda ntabwo abikora neza, aza yasinze buri gihe akabikora, yasinze akaba ararangije, bikaba birarangiye nyine, wowe wenda aribwo wari ukinjira muri mudu, bikaba kabiri bikaba gatatu. Kubiceceka ni ikintu kibi cyane, kuko ejo n'ejo bundi uzigira inama mbi yo kumuca inyuma. So rero ntekereza ko aho kugira ngo uce umuntu inyuma, wenda yari afite n'ikibazo gishobora gukemuka, cyangwa wenda nta nacyo ari byo wimajina, ntekereza ko kubiganiraho byaba byiza, buri muntu wese akamenya pozisiyo y'undi. Ikindi kintu rero gikomeye nakubwira, gikunze guteza ububihe cyangwa se kubihira abantu mu mibonano mpuzabitsina, ni ihohoterwa. Ihohoterwa ni ikintu gikomeye cyane. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo, usanga akenshi iyo hakurikiyeho imibonano mpuzabitsina riba ihohoterwa rya kabiri ryiyongera kuri rya rindi umuntu yaba yakorewe mbere. Nko ihohotera, gukubitwa, kubwirwa nabi, kubwira umuntu nabi, kumwima uburenganzira bwe, kumufungirana, mbese ikintu cyose gishobora gutuma umutekano w'umuntu uhungabana mu rugo, rwose nakubwira ngo ni kimwe nacyo, ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo umuntu nyine nimba wamukubise, nawe waba wamukubise ukamusaba imbabazi, nawe waba wamubwiye nabi ukamusaba imbabazi, utekereza gute ko uwo munsi imibonano mpuzabitsina ishobora kugenda neza? Ntabwo ishobora kugenda neza rwose. Ntabwo umuntu ashobora kuryoherwa, kubera ko aba afite ukuntu yakomeretse mu buryo buri mentally cyangwa buri physical. Rero bikaba bigusaba kumutwara gakeya. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Nimba utakoze subscribe, ni ukuri kose pe ndakubwiye ngo urimo urahomba. Kora subscribe kugira ngo video zose twagutegure zijye zikugeraho. Ikindi kandi urebe video kugera irangiye, biba byiza cyane kuri twebwe no kuri wowe, kuko amakuru yose uyacyuye. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Faustina ndetse na Novi. Murakoze, bye bye.